ntabwo kaya gatsiko kabuze ubwenge bwo kuyobora igihugu neza, ahubwo kabaye bimwe Matata ajya avuga ingegera, baragura. None se iyo umuhungu wa Kagame agura inzu ya miliyoni 9 z'amadolari hano muri Amerika, uwo n'umwe muri kariya gatsiko ninde udafite amazu hanze? Kariya gatsiko bubatse he amazu angana iki muri za Eritrea hariya, muri Uganda, i Buraya, hano muri Canada, hano i Montreal? Ibyo byose bagiye banyunyuza abanyarwanda, ibyo byose bagiye bavoma Kongo, bikitirirwa ngo birateza imbere u Rwanda, nyamara barimo barakurura bajyana biba. Ari abantu rero bibwira batese iyo batiba byari kugenda bite, iyo batajya kwiba bagakora bakorera abanyarwanda, ntibashake kwambura abanyarwanda ubutaka bwabo ngo babugurishe, bakabareka abanyarwanda bakitunga, bakaba birira umwumbati wabo, bakirira dodo yabo, bakirira ibishyimbo byabo, bakirira igitoki cyabo. Noneho n'aya mafaranga ari maza wenda akana gatsiko kakayakoresha mu guteza imbere ubundi buryo bwo kubaho mu Rwanda. Ubundi buryo bwo kubaho mu Rwanda bwiza, niba abantu bashobora, tuvuge ko mu Rwanda hari ikibazo gikomeye cyane cy'ubutaka, hari n'ikibazo cy'amazi. Abantu ugomba kubaha amazi, ariko ayo mazi ntabwo ari ngombwa yuko bayaba mu macupa. Hari abantu b'abanyamigezi bashobora gucukura bakajya bakora amariba, bakajyana amazi bakayageza mu ngo, abantu bakabikora. Hari byinshi byakorwa byatezwe imbere, ariko ngarutse kuri icyo kintu cy'uko agatsiko iyo katajya kwiba abanyarwanda, ubu u Rwanda ruba rukize cyane, ruba rukize. Fata umuntu umwe umwambure ifaranga rimwe uyu munsi, buri muntu umwe. Baravuga ngo mu Rwanda ngo hari miliyoni 12, ariko njye singemera, tuvuge ko hari miliyoni 6. No, buri muntu umwambuye ifaranga rimwe, ntabwo ugize miliyoni 6 zihe umuntu umwe, abaye mu miliyoneri. Noneho umwatse woye ku mwaka rimwe, mwake 10, ugize miliyoni 60, uzihaye abantu 6. Ba bantu watse 10 ayi 10 bari kuyagura agatoki cyangwa isukari cyangwa umuceri. Bikana kwirirwa mvuga isukari, ku isukari ngewe burya ntabwo nyemera mu bintu umuntu yagombye gushingiraho. Twivugira ikijumba n'igitoki, ibishyimbo cyangwa n'ibishyimbo. Urabimwambo yaricwa n'inzara, ariko uhaye abantu bangahe 6 amamiliyoni, barayamaze iki? Bagiye kwigurira amazu muri za Canada, cyangwa se muri za Etats-Unis, cyangwa se muri za Dubai. Noneho bongereho abo ni abakene. Noneho ufashe undi nka Rwigara, we ufite amamiliyoni nawe 60, ya mamiliyoni 60 yose urayamwambuye, uyahaye umuhungu wa Kagame cyangwa se umuhungu wa kanaka, umwe mu wako gatsiko. Ntabwo we yigeze Rwigara w'izo miliyoni 60 yazibonye akoze imyaka 50, undi wazibonye nta n'icyo akoze. None nturekeraho ngo byibuze Rwigara asigarira aho ngaho, asigara yongere atangire gukora nk'uko yakora. We azi umuvuno wamutumye azigeraho, yongere agerageza arebe wenda ko yazasaza ageje wenda kuri miliyoni 5, ahubwo uramwishe. Utanze ubutumwa ki? Ni ukuvuga ngo wowe ufite amafaranga 10 nzayakwambura, nkureke ukomeze ujye gushaka nanone 10 nyayo nyatware. Wa wundi ushatse kugira miliyoni kuko we nzamwica,
nzamwica nta nuzi uvuga wowe rero umenya ko ubuzima bwawe ni ukugira icumu ukaritanga ukazajya uhora mw'ibyo ngibyo nka kwa kundi umuntu ajya mu kiliziya gusenga umunsi yagiye gusenga akagomba gutanga harya ngo amaturo akaza akamara iminsi 6 akora kugira ngo abone amaturo ashyira pasiteri nguko ibyo bintu agatsiko niwo mutwe karimo gakoresha kica abantu kabicisha inzara kugira ngo abo bantu batazigera bakanguka kugira ngo bakirukane nyamara kugira ngo igihugu kugira ngo kuzamuka ntabwo ari ibintu bigoye kugira ngo abantu babyumve rimwe wenda tuzagira umwanya tuganire ukuntu abanyarwanda benshi bajya za Dubai tuzaganira turebe ukuntu ziriya za Emirate Arabes Unis hariya za Dubai hateye imbere mu myaka itageze kuri mirongo kuko muri 70 zitangira bari bakennye kandi ni peteroli nakayemera kamwe kuvuza kandi kayifite iriya Dubai nta peteroli bagira ariko mureba aho bageze byatewe n'iki kubera ko bo amafaranga yose yagendaga aboneka bayinvestisa bayakorera mu guteza imbere igihugu cyabo reba aho bageze rero natwe byari gushoboka kuko ituranya n'igihugu gikize nka Kongo aho kujya kukiba wakorana nacyo ugafatikanya nabo kwiteza imbere nawe ubukungu bwabo nawe burasaguka nawe bugasendera bukakugeraho naho rero abantu babyumve mu mwanya hari aho mavuga ngo abantu bari mu Rwanda ngo nta kintu bakora ubona atafite ikintu ntacyo yakora hari icyo yakora yahunga yasohoka agahunga wumva ko ntacyo yakora yakwisohokera agahunga nabyo abagize icyo akora noneho rero ahasigaye ubwo nahunga ni uvuga ko agomba kurekeraho guheka kari agatsiko noneho uri mu gihugu rero mwitegure ntabwo byoroshye ariko tugomba guhaguruka tukajya tukisubiza ubutaka gakondo niwo muti muri 59 bakayibanda n'aba Munyangaju n'aba Gitera yewe na Musenyeri uriya bayi Musenyeri Gahamanya abantu bajya bamwibagirwa babica mu mpaka nshatse gukomeza kuvuga ntabwo ntabwo narenga intoki 10 sinazirenga ariko umunsi bahagurutse ibanga nuko agatsiko bagafatiye umunsi umwe kose kari kateraniye ku ndiza uwo munsi baragenda baragakakira natwe tugomba kwiga umuvuno wo kugira ngo kari agatsiko tugakacire